Mu minsi ishize twagiye turebera hamwe amakuru y'abantu baguye mu kirombe, bakomeje kugenda bashakishwa uko amakuru yagiye aza, uko amakuru yagiye aboneka niko twagiye tuyavugaho. Muri aka kanya rero, muri aka kanya nanone tugiye kongera turebere hamwe ese byagenze gute, bigezeho kuri twitire ya radiyo Rwanda, Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA batwitinze baravuga ngo nyuma y'iminsi 16 hashakishwa abantu 6 bagwiriwe n'ikirombe mu karere ka Huye. Hari ikintu rero cyongeye kuvugwaho kuri abo bantu bagwiriwe n'icyo kirombe. Ese bigeze he? Abantu benshi bakwibaza ati bigeze he? Ese abantu barabonetse? Ese abantu bigeze hehe? Bigeze ku yihe ntera? Hanyuma rero ngo nyuma y'iyo minsi 16 abo bantu bashakishwa, leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yanzuye ko ibi bikorwa bihagarara bitewe n'uko ngo nta cyizere cyo kubabona kigihari. Iyo barebye bibaze nawe iminsi 16 imashini zigera muri zingahe zarakoreshejwe mu gucukura, mu gushakisha abo bantu, ariko kugeza kuri uwo munsi wa 16 ni ukuvuga ngo uyu munsi turi ku munsi wa 18 uwo mwanzuro ufashwe. Hari hamaze gucukurwa metero zigera muri 70 z'ubujyakuzimu, abo bantu bataraboneka. Urumva ko mu by'ukuri izo metero 70 z'ubujyakuzimu zari ndende, kuba bataraboneka ni ukuvuga ngo ni ibintu bitoroshye. Umuvugizi wungirije wa guverinoma ari Mukurarinda yatangaje ko ababuze ababo biyemeje gukora ikiriyo kuri uyu wa gatandatu no kuri iki cyumweru. Ubwo ni ikiriyo cyari kumara iminsi 2. Hanyuma rero ku itariki 9 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2023, ni ukuvuga ngo ni ku munsi w'ejo umuhango wo gushyingura ukaba. Hanyuma rero avuga ko guverinoma ibihanganisha kandi yiyemeje gukomeza kubaba hafi. Ni ukuvuga ngo rero nuko byifashe. Uyu mwanzuro wamaze gufatwa yuko bagomba kuzashyingura ku itariki 9, ubwo ni ku munsi w'ejo. Ubwo urumva ko mu by'ukuri ni ugukomeza abantu bagize ibyago, hanyuma rero tukabafata mu mugongo. Ni inkuru rero abantu benshi bagiye bagarukaho bagenda babivugaho. Hariho comment nyinshi. Witwa Munyaruko Alone kuri Twitter yavuze ati none se aho umuntu yagejeje acukura mashine inaniwe kuhagera gute? Ngo yenda natekereza ko n'ubundi babageraho barangiritse, ariko ubundi mashine ntabwo yananirwa kuhagera. Hanyuma rero uwitwa Bayo Theophile nawe yavuze ati ntabwo umuntu agwirwa n'ikirombe ngo atebere rega, ngo kandi ndahamya ko abavuze bose ko batari bazi ko hano hacukurwa ngo haba harimo kwibeshya, kuko ntibacukuraga nijoro, ngo byabaga ku manywa y'ihangu. Rero nyuma y'ibi ababishinzwe bashobora kuzabona andi makuru atandukanye nayo babwiwe. Hanyuma rero uwitwa Toro Kagame 2024 nawe aravuga ati ndi kwiyumvisha ko wenda baba bagihumeka. Niko bigenda rero iyo umuntu atarabona abantu be, mu by'ukuri igihe cyose ahora yumva yuko baba bagihumeka cyangwa se yazahura nawe. Ni ibintu biba bibabaje kubyiyumvisha, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine nk'abanyarwanda tugomba kujya dufatanya mu gukomeza abagize ibyago. Uyu nguyu witwa MS Revocatus we yavuze ati Imana ikomeze kwihanganisha ababuriye ababo muri iyo sangane. Nibyo rwose, Imana ikomeze kubakomeza. Hanyuma witwa S Bada yavuze ati Imana ikomeze imiryango y'ababuze abavandimwe babo. Witwa Gisaremi yavuze ati birababaje ariko nta kundi. Hanyuma witwa Niyonzima Venuste nawe yavuze ati birababaje gusa nyine nta kundi, Imana ibabe hafi abasigaye, hanyuma nyine n'abagiye nabo baruhukirize mu mahoro. Nuko nguko byifashe kuri icyo kirombe rero.
kuri icyo kirombe ni uko nguko ni ayo makuru yatangajwe, ni ukuvuga ngo ibikorwa byo kubashakisha byarahagaze guhera ku munsi wa 16, ubwo ni inkuru yatangajwe ku munsi wa gatandatu, bavuga ati ku wa gatandatu no ku cyumweru barakora ikiriyo cy'iminsi igera kuri 2, hanyuma rero nyuma y'iyo minsi 2 ku itariki 9 hazakorwe umuhango wo gushyingura. Nyuma nanone iyi nkuru Mukuru Arinda ngo yahise yandika kuri Twitter ati nyuma y'iminsi 16 abo bantu bamaze bashakishwa, amahirwe yo kuba bakiriho ntayo, kandi no gukomeza gucukura aho bageze muri metero 70 yo mu bujyakuzimu ngo birimo no kwangiza ibidukikije. Mukuru Arinda rero avuga ko ababuze ababo biyemeje gukora ikiriyo cy'iminsi 2 kuva tariki ya 6 kugeza tariki 7 Gicurasi, ubwo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru, maze rero kuwa 2 tariki 9 Gicurasi umwaka wa 2029 nk'uko twari tubibonye kuri Twitter, ngo bagakora umuhango wo gushyingura rero bazabikora bate? Ngo bazashyira indabo kuri icyo kirombe bikamera nka kuzishyira ku mva. Ukuvuga ngo ku itariki 9 umuntu wese waburiye uwe muri kiriya kirombe cyangwa se n'inshuti z'imiryango yabo bazafata indabo bagende bashyire kuri kiriya kirombe kugira ngo babashe gushyingura ababo mu cyubahiro. Mukuru Arinda kandi yavuze ko guverinoma yihanganisha imiryango y'ababuze ababo kandi yiyemeje gukomeza kubaba hafi. Nuko nguko byari byifashe rero, nuko makuru ameze, ni ukuvuga ngo indabo abantu bose n'abanyarwanda muri rusange bafite uburyo ki bashobora kuzajya kwifatanya n'abavandimwe bazajyayo. Ni ku itariki 9 z'ukwa 5 uyu mwaka. Ibi rero ni ibyatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc Assumpta Ingabire, ubwo rero yari yahuye n'imiryango y'ababuze ababo. Banzura rero ko gukomeza gucukura rwose byahagarara kuko twabonye yuko ngo byangizaga n'ibidukikije, bityo rero ubwo ni ukuvuga ngo bagomba kubihagarika, ahubwo bakanzura ko ababo bashyinguye hariya muri kiriya kirombe, hanyuma bakahashyira indabo nko mu rwego rwo kubashyingura mu cyubahiro, hanyuma ubuzima bwabo bugakomeza nyine nyuma yo gutabarana no gufata mu mugongo. Ariko leta y'u Rwanda yabijeje yuko mu by'ukuri izakomeza kubaba hafi.